Mwami Yesu turagushimye ko uyu mugoroba tuzanye mu nzu yawe. Turagushimye ko ugiye kuvuga, turakwemera ngo uvugire muri twebwe. Mu izina rya Yesu turasenga ngo impamvu yose yatuma ubwiza bwawe butamanuka ikurweho mu izina rya Yesu. Turasenga amaraso yawe atweze twebwe ibyacu n'abacu n'abadukomokaho n'abatwegereye. Mwami Imana, kugira ngo tukugire umugisha kuri uyu munsi. Tuguhe icyubahiro cyose mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Guhagarara imbere y'abantu iteka ryose ntabwo ari ibintu badukwiriye kumenyera. Wenda uramutse ugiye gukora presentation y'igitabo wanditse kuko abari ide zawe uba warashyizemo, ntabwo biba bikaze cyane, usibye ko ari abantu bitera ubwoba. Uramutse ugiye kudemontara formule runaka, wenda warayize ubuzi ngo urabigenza gutya na gutya, ariko ijambo ry'Imana rihora rishyashya. Yesu ashimwe. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. No munsi ntabwo ndi buze kuba umuvuga butumwa ndabumwigisha. Amen. Kubera ko uyu munsi wahari urubyiruko, kumva nshaka kuvuga ku rufatiro rwo kwizera. Yesu ashimwe. Twese turi hano kubera ko twizeye Kristo. Hari n'abari hano kubera ko batazi uko byagenze, babyisanzemo, babivukiyemo, babikuriramo. Rimwe na rimwe banamubaza ngo wakijijwe ryari, ariko njye nakuvutse nkijijwe. Amen. Niyo mpamvu nahisemo kuvuga ku rufatiro rwo kwizera, kubera ko hari ibintu byinshi byo kuvuga, ijambo ry'Imana ni rigari, ariko nifuje ko tuganira gutya. Amen. Ese ni ihe mpano wakiriye cyangwa watanze mu buzima bwawe ukumvira ko ndi? Amen. Twese ko turi ahangaha, cyane cyane kuri birthday hari abantu usanga bapostinze agafoto, umuntu wese bakabonye akamumerera nabi kubera ko nta kintu yigeze amubwira. Eida amubwire happy birthday, ariko ntibibe amagambo guze kuzana n'akantu k'aka gift. Yego, nta muntu n'umwe muri ubu buzima tubayemo udakunda kuba yakwakira Imana. Amen. Ndamutse mvuze gutya, abantu bakira Imana bakira abashiri babo babahaye, ariko bakaba barabibagiwe, abakomeje mu izina rya Yesu. Yesu muri mitima. Amen. Haleluya. Hari n'abatanze gift zabo bazi ko icyizere kimeze neza, icyizere kiza kubaraza amasinde. Amen. Ariko uramutse utekereje neza wasanga hari gift wahawe cyangwa wigeze gutanga, uyu munsi utajya wicuza ko watanze cyangwa waki. Amen. Ubundi reka nkwibarize, ukubwira ngo aguhe Imana, ati nge ndumva nifuza kuba naguha Imana, ni kihe kintu wakwifuza ko yaguha? Abantu bahise bajya muri za iPhone 14, iPhone 14 kuko arizo ziri gusohoka. Amen. Buriya twese iyo amahirwe atuje imbere nibyo bijya bitwereka abo turibo. Yesu ashimwe. Icyo kintu turaza kukigarukaho. Reka dusome Itangiriro ibice 2:19. Nashyize yo kugira ngo tuze kubireba, ariko ndi kubona ibiri mu Kinyarwanda biri hejuru. Felix, nta kuntu wagira projecteur ukayimanuraho gatoya? Voilà, comme ça. Amen. Itangiriro ibice 2:19 aravuga ngo Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita. Kandi uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo na ryacu. Amen. Bimwe mu bintu bikomeye, ndabona hano harimo ababyeyi, kimwe mu bintu bikomeye bajya banitondera iyo bagiye kwita amazina. Iyo mu mama twite usanga bashobora gutangira atwita umwana amezi 2, izina bafite ntiribizi icyo bazamwita amaze kuvuka. Mu kwezi kwa 4 rikaba rishya, mu kwa 6 rikaba irindi, mu kwa 8 rikaba irindi. Amen. Arabama bajyaga bakunda kunyandikira bakambwira ati aka kazina gasobanuye iki? Uwo nkahita nkajya muri Google nkamushakira ubusobanuro, akahita amereza kandi akameza nk'utuzina 5 kandi n'umwana umwe. Amen. Bivuze ngo kwita izina ni ikintu kirimo ubutware, kirimo imbaraga. Bimwe mu bintu bigaragaza abantu Imana yajyaga ihamagara, yajyaga ibita n'izina. Yesu ashimwe. Niba twibuka neza, Yakobo yahoze yitwa Yakobo, yari umuriganya. Uretse umunsi yahuye na marayika akamubwira ati gweru n'umunsi winduye izina mwise Isiraheli, ariko ubundi yari afite ikibazo. Yesu ashimwe. Rero
kimwe mu bintu bigaragaza ko Imana yahaye umuntu ubutware nuko abana ntibaturangaze nta kibazo n'imigisha iva ku Mana. Kimwe mu bintu bigaragaza ko Imana yatanze ubutware nuko yazaniye umuntu ibintu byose yaremye ikamubwira ngo ngaho byita amazina. Yesu ashimwe. Juste reka nsabe Juste haguruke. Uriya musore mumukomera amashyi yambaye neza no kuri kw'Imana. Reka atambuka aze hano imbere. Uriya ni umuprotokoli uyu munsi ariko ndamwatura abe mpuzamigabane mu izina rya Yesu. Haleluya, Imana yakemuriwe. Amen. Ariko murabona ukuntu atambuka neza. Haleluya. Amen. Imana iguhe umugisha. Wera uyu munsi winjire mu muhamagaro n'ibyo utajyagamo neza ubigemo mu izina rya Yesu. Ubutayari twatangiye. Amen. Yitwa Steven nawe aze hano imbere. Steven nawe yambaye neza by'abajama ariko nawe yambaye neza. Reka dushime Imana kubwe. Amen. Amen. Urabona ko ku bintu bijyanye na tayi ntacyo mwatugaya kameme. Ubu ni ubuntu Imana yatugiye, none turi mu nzu y'Imana. Aba Chaine rero tugiye gukorana umurimo wo kuvuga ubutumwa. Reka duhagarare hari imbere ho gatoya. Reka nsabe umuntu protokole wundi hariya utarabijyamo neza, Abeli atuzanira utuntu afite hariya. Hari ibintu naguhaye hariya nshaka ko utuzanira. Hagati yanyu mwembi ninde wazindutse? Ne wazindutse? Yego, wazindutse ugiye gukina role nziza. Ndashaka na Amen. Abeli tumukomera amashyi kuze yanambaye neza. Amen. Funguro no mutaka. Nawe funguro uyu nguyu. Voilà. Naguzi kufungura? Okay, byakunze. Nimwegere hano hino muve mu nguni. Yesu ashimwe. Uwo mutaka witwikire nta kibazo. Twese uko turi muri buno buzima hari ubutware tuba munsi yabwo. Yesu ashimwe. Imana rero imaze kurema umuntu yaravuze iti umuntu ndamukunze cyane, ndashaka kubana nawe, ndashaka kumurinda, ndashaka kujya nsabana nawe, ndashaka kugirana ibihe byiza nawe, ndashaka kuba umuntu abi umuntu w'inkoramutima yanjye uba hafi yanjye buri munsi nkajya njya kureba uko meze biraho ngo nimugoroba ajya kubasura. Yesu ashimwe. Mbese bakaba abantu bari hafi yanjye. Imana ifata ibintu byose biri mu isi yaremye, irangije irabifata ibehereza uyu mugabo witwa Adamu. Ariko irangije iramubwira iti ubutware uzabamo ni munsi yanjye. Amen. Irangije iravuga iti rero Adamu hari ubushobozi nakuremanye. Hari ubushobozi nashyize muri wowe. Hari power ufite cyangwa puissance ziri muri wowe. Izo mbaraga ziri kuri muri wowe, nkurikije uko nakuremye ufite natire yanjye y'ubumana, ibyo bintu uzabasha kubiyobora, ariko tujuru uri munsi y'ubutware bwanjye. Uyu mutaka usobanuye ubutware. Ego. Mana irangije avuga ati hirya yo kuba hari imbaraga ufite ari ubushobozi ufite, nguhaye n'ikindi kintu cyitwa ubutware. Ni ukuvuga ngo Imana yahaye Adamu ubutware n'ubushobozi ku bintu byose biri hano ku isi. Itandukaniro ry'ubutware n'ubushobozi muzi ryari ryo? Ubushobozi, Satani afite imbaraga. Ego, twese tujye tubyemera yuko Satani afite imbaraga. Ariko ikintu adafite kuri twe n'ubutware. Imana yafashe umuntu nyuma y'uko imugize umuhereza n'ikintu cyitwa ubutware. Nk'ubu ngubu ngewe nize ibijyanye n'ubukungu. Sibyo? Mfite capacity yo kuba nakugisha muri segonderi ibijyanye n'ubukungu. Ariko ntabwo najya muri segonderi bonese yose ngo wowe ngiye muranzi ngiye unize economy muzane nigisha. Bizansaba ikintu cyitwa autorisation.
ushobora kuba ushoboye ikintu ariko ufite n'ubutwari bwo kuba wagikoresha. Sitifa kutangiye kurambirwa, sibyo? Noneho Imana ihereje Adamu ubutwari n'ubushobozi, kirangije amubwira ngo ujye munsi yanjye. Steve agiye gukina role itari nziza, ariko ntabwo tumugize Satani mu izina rya Yesu. Noneho no mutaka ko ari umwijima. Noneho Satani abirebye aravuga ati uyu mujama kugira ngo nzamushobore, umuntu uri muri presence y'Imana, umuntu ufite ubutwari n'ubushobozi, nubwo mfite imbaraga ariko ubutwari afite kuri nge ntacyo namukoraho, ndaza gukora ikintu cyitwa amayeri. Sanangira aravuga ati uyu muntu Imana yubashye ikamufata gutya ikamugira gutya, nkwiriye kugira gute? Kumushuka, kuko imbaraga zonse mfite mu gihe cyose nafite ubushobozi bwo autorité yo kumugeraho, namufiteho ubutware, imbaraga zanjye ntacyo zishoboye gukora. Arangije arasuka umujama aramubwira ati rero reka nkubwire, ati Imana yaragushutse, uri impamvu yakubujije gukora biriya ni ukugira ngo utazaba nkayo. Aje aziyehe mu ijambo ry'Imana, ariko Kristo yatsinze Satani mu ijambo ry'Imana. Igihe yamuzamukanaga ku musozi akamubwira ngo nusimbuka marayika baragusamya, ngo nupfuka mukandamya ntukagere igeze Uwiteka Imana yawe. Yesu ashimwe. Muri ubu buzima abajene, iyo mudasoma Bibiliya, iyo tudasoma Bibiliya, uzahura n'abantu bakuyobya kandi bakoresheje Bibiliya. Amen. Arangije ikintu yaje gukora, yahise atwara ikintu cyitwa ubutware. Satani ntabwo yigeze atwara imbaraga. Satani yaje kukwiba, ntabwo atwara imbaraga, yahise atwara ubutware. Amaze gutwara ubutware, abwira uyu mugabo ko ahantu ari hatari safe. Arangije Yesu ashimwe. Noneho mu mutaka wa Satani, Satani ikintu akora ni kimwe. Nubona ko turi abasore, muzi impamvu Satani akunda abasore? Satani akoresha imbaraga zacu ariko aciye mu kuba twamwumvira. Buriya umuntu wese ugufiteho ijambo, umuntu wese ugufiteho autorité, bingana no kumwumvira. Yego, Satani azana amayeri akakubwira ikintu, wamara kucyumva wacyemera, wavuga mwajya muri agreement egari kuhita ujya munsi y'ubutware bwe. Yesu ashimwe. Noneho Satani yamaze kugutwara, we afata za mbaraga zawe akagukoresha kuzikoresha ibikwangiza, we bikakwangiza. Yesu ashimwe. Ariko turashima Yesu ko yaje akadukura muri ubu bubata. Mwicarire mu izina rya Yesu. Ntabwo uri Satani wari uri gukorera Imana mu izina rya Yesu. Amen. So Imana imaze kubona ko ibintu bimeze gutyo, ndavuga ubu buzima abantu babayemo, abantu banjye hari ikintu bakeneye. Hari Imana iruta izindi kuri iyi si. Imana yatanze. Haleluya. Imana yatanze Kristo Yesu. Reka mbabwire, umusore umwe yakundanaga n'umukobwa, bakundanye, noneho umusore byensi yari afite ubushobozi. Noneho yari yarabwiye umukobwa ko kuri anniversaire ye azamugurira imodoka. Noneho igihe cya anniversaire kigeze, nkuko yari yabimusezeranyije, umusore aragenda agura keke. Amaze kugura keke, urufunguzo rw'imodoka rushyira muri keke mo indani. Amaze kurushyira muri keke, arangije ajya kureba wa mukobwa. Agiye kumureba, agezeyo, agikubitana n'amaso n'umukobwa, yinjiye mu nzu, kumva imodoka yari yayisize hanze. Bayizanye bayitereka ahantu nkuko twaturano ku rusengero, imodoka bakaba bayiteretse kwa Papa Benita kugira ngo umuntu wese uri buze kuzenguruka atahita ayibona. Noneho azana keke, ariko mukuri icyo yaramuzaniye si keke. Umukobwa akibona ya keke ararakara, bagaratiya barazamuka, amurakarira, ahita afata ya keke ayikubita hasi arakaye cyane.
anamukubita ucishira mu gataba ndi bana b'abakobwa bashiri babo bari kwagura mode ko uranzana ibintu by'ibi yakeza ko yakubwira ati uranzanira keke ya kenzero kwera abagurira amamodoka ya VMP. Amen. Musore arangije aciye bugufi aruna amafata ya keke arangije arayisatura koramo ko ntacyo arayimwereka. Umukobwa atangira gusaba imbabazi amubwira ati none arangije amubwira ati icyo naye nakugeneye wacyanze. Arangije iyo modoka itayihereza mushiki we. Agakiza kaje muri package itagaragara nkaho ari nziza. Agakiza kaje mu bintu bisa naho ari ibiturage. Agakiza kaje mu bintu bisa naho bitaryoshye. Iyo Yesu aza kuza ari avuye mu kiministry nibwo bari kubiha valere. Ikimbabaza ni kimwe, agakiza valere gafite ntabwo ingana n'uburyo ushobora kukarebera mu maso y'umubiri. Niyo mpamvu abafarisayo bategereje imyaka n'imyaka bazi ko Yesu azaza nk'umuntu udasanzwe. Imana yahisemo kuduha agakiza itanze nk'ikintu gisa n'ikigaragara nkaho kidafatika ariko cyuzuyemo ubuzima. Yesu ashimwe. Tukiga muri segonderi twajyaga dutambuka, urabona iyo mugiye muri recreation ari ukuntu usanga hari nka block hari hano abajene bahagarara bazi kuvuga Arsenal neza, bazi kuvuga ukuntu baguze Barca kandi Barca itarabazi ko babaho. Atura mukinnyi twaguze arimo araduhombera ukagira ngo afite imigabane. Bazi kuganira ibintu bigezweho. Hari abajaba b'incuti zaje bahise baseka runaka ati iriya kipe tuzayica, ukagira ngo uzi iyo kipe niyo icuruje baramuhereza kandi mukuri ntibanamuzi ko anabaho. Yesu ashimwe. None twaba turi gutambuka bakatubwira ngo ariko dukuta abajene beza basobanutse bava mu bintu bya Yesu, mudashobora kuza mwigize abantu babishye, mwigize abantu batazi kurya ubuzima, kandi babazi ko bari kurya ubuzima kandi ahubwo barya. Yesu ashimwe. Ariko ndagira ngo mbwire buri muntu wese uri aha ngaha cyane cyane abajene, wahisemo neza kuba muri Yesu nawe akaba muri wowe. Haleluya. Imana ikomeye Imana yatanze iri muri Yohana ibice 3:15 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege ngo kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Yesu ashimwe. Nimureba Paulo yatangiye avuga ngo gerageza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere. Yego, hari abantu bakongo gerageza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere, nibyo koko. Ariko Paulo watangiye avuga icyo cyanditswe yaje kugera ku rugero avuga ngo iby'isi yo mbibonye bibona nk'ibibambwe, nabyo bindebye bimbona nk'ubambwe. Uri kumva urugero yagezeho, uri kumva urugendo yari ari kugenda, agera kandi anavuga ngo nabambamwe na Kristo, ngo ariko ubu sinyiriho, ngo ubwo ni Kristo muri ngewe. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, kubarimbuka n'ubupfu. Navuze kubabwira, reba Justin na Steven, ugira ngo byabananira gushaka company bajyamo bakajya bamamaza imyenda, ugira ngo byabananira ukayashyiramo agakositimu keza bakamufotora bagashyira ku cyapa bakamwishyura ku mafaranga. Ariko muzi byo tutabikora bifite undi mwuka n'ubundi buzima bizana, byanga bikunda wabyanga utabikunda wisanga wakiyemo. Yesu ashimwe. Tugeze ahantu isi itwe expose ibintu bibi gusa ku buryo niyo waba utabishaka wisanga bari kubikoherereza, hakaba hasigaye ikintu cyo kuvuga ngo ndahitamo kubirejeta cyangwa kubyakira. Haleluya.
ubuzima tubamo ni ubuzima bw'igihe gitoya ariko budepanda kubwo tuzaba mu bw'igihe kirekire. Yesu ashimwe. Rimwe na rimwe tujya twibagirwa ko ubuzima tubayemo buri limite, tugashaka kubaho nk'aho ubuzima buzarangira hano ku isi, nyamara tumenye ko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Yesu ashimwe. Paul yaranditse aravuga ngo byakumarira iki gutunga iby'isi ariko ntubone ubugingo. Yesu ashimwe. Reka mbabwire ibi bintu by'agakiza, ubushize turi mu giterane, turi muri restaurant n'umwe ubuhamya, umbwire mbere yo gukizwa na nyuma yo gukizwa numve wahuye na arangije arambwira ati njyewe se njye nabyo navutse nkijijwe nakuze nkijijwe, ati ubu ndeho ngunge narakijijwe. Namaza ubu ngubu uramutse wisubiyemo gatekereza neza, uretse kuba warakuriye muri famiye isenga ugasanga abanyu basenga, ni umugisha ukomeye utapfa kubona ahantu hose. Ubu wowe na Yesu mwe babiri ubwanyu, hari igihango mwigeze mugira ari personnel ukavuga ngo Yesu guhera uyu munsi ibyanjye. Ibintu ndi kuvuga ndagira ngo ubitekerezeho. Uriyizi wahanye igihango na Kristo ukavuga ngo Yesu, hirya yuko nakuriye muri famiye ikijijwe, hirya no uko nakuriye ahantu basenga, hirya yuko nagize uwo mugisha, uriyizi wowe ku giti cye wowe ubwawe ukorana isezerano na Kristo ukavuga ngo nguhaye ibyanjye, ukabwira Yesu ngo guhera uyu munsi uzube mu bugingo bwanjye untegeke. Ijambo ry'Imana mu Roma ibice 10:9 aravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Abantu benshi barizera ariko niba utaratera kwatura agakiza ntabwo urakizwa. Ni bibiri bigomba kubaho kugira ngo ubukijijwe. Kwizera mu mutima nicyo kibanza atari umwami. Yesu ashimwe. Ndagira ngo mbere abajene bacu cyane cyane abakuriye mu miryango ikijijwe muze kwisuzuma murebe niba mwarakiriye Kristo cyangwa mutakiri. Amen. Murebe niba mutakiri mu kigari. Ubuzima bwacu iriya nani ndashaka ko tuyireba. Murabona ubuzima bwacu bugizwe n'ibice bitatu by'ingenzi. Hari iki gice tubamo cy'uyu mubiri kureba papi uhagaze, kingi iki kidufasha kugirana isano n'ibituzengurutse na environnement n'ibyo tubamo cyangwa tugenderamo. Ahangaha niho hari abantu bari kuri regime bashaka kugabanya ibiro n'abashaka kubyongera. Iki gice niho kwa muganga bajya bavura. Yego, iki gice nicyo gituma tubasha kukubona, kubera ko Imana yajyaga ivuga ibintu abantu ntibabyumve, yahisemo kohereza Kristo aza yambaye umubiri kugira ngo ahure natwe, byibuze tuzabasha kumwumva. Yego, iki gice ni intizanyo dufite ni ikidufasha kuba muri iyi si kugira ngo tubashe gukorera Imana ibyo Imana yaduhamagariye. Yesu ashimwe. Ntabwo impamvu dukizwa ari ukugira ngo tujye mu ijuru gusa, kuko ariyo mpamvu yonyine twajya dukizwa Imana ikahita isezera umugaragu wayo tukahita dutaha. Amen. Impamvu dukizwa yanditse mu Bakorino ba 2 ibice 5:15 ngo kuko Kristo yapfiriye bose, ngo kugira ngo abariho barekeraho kubaho ku bwabo, ngo babaho ku bwo bapfiriye akanabazukira. Yesu ashimwe. Bimwe mu bintu bituma iyo dukijijwe tutahita dupfa nuko hari imirimo Imana yanditse muri Kristo Yesu kera nge ntarabaho, iravuga ngo umwaka uyu n'uyu iyo mirimo papi azaza yigenderemo, iyo mirimo Claude azaza yigenderemo, iyo mirimo Steven azaza yigenderemo, iyo mirimo Eric azaza yigenderemo. Dufite ideni nyuma yo kwakira Kristo, tuba dufite devoir zo kugira gute, zo kugendera mu mirimo myiza. Iki ni igice kimwe tudufite kigize ubuzima bwacu. Ikindi gice cya kabiri ni iki ngiki cyitwa soul. Iki gice nkuko nabivuze cy'umubiri kigizwe amagufwa, umubiri n'imitsi. Iki cya kabiri nicyo kidufasha kugirana ubusabane n'abandi, kubana n'abandi.
aricyo kigizwe na mind, imitekerereze, amarangamutima na will cyangwa se ibyo umuntu ashaka. Bongiye na Theo dushobora guhura tukabana neza cyangwa tukabana nabi, ariko bitewe n'iki njyewe w'imbere uwo ndiwe ni utuma mbasha kubana na Theo cyangwa ntitubane. Iyo ababyeyi bacu baturera, ntabwo baturera ngo bakuze umubiri gusa duhe umuceri n'ibirayi, uko ibyo ngibyo umuntu wese uri ku isi aba afite uko azabibona, Imana iba yarabigennye, yabibona bigoye cyangwa bikomeye ariko abazabibona. Yego, ababyeyi bacu bo mu mubiri badufasha n'iki gice, hahandi ubona ukabona umuntu arababaye umubiri wose ukahita ucika intege, nta wamukozeho kubera ko amarangamutima atameze neza. Iki gice nicyo gituma, ubundi iki gice nicyo kiranga character y'umuntu, nicyo kiranga umuntu. Ese uyu muntu ashobora kubana n'abandi? Ese uyu muntu arikunda cyane? Ese uyu muntu ashobora kwitangira abandi? Ese uyu muntu akunda abandi? Ese uyu muntu ntabwo ari egoist abashaka ko ibintu byose bimutaho? Iki ni igice kidufasha gusabana n'abandi. Iki gice cyitwa conscience cya spirit, aha niho tusabanira n'Imana, aha niho tugira umutima nama, kwa kundi ukora ikintu ukavuga ati ese ni kibi cyangwa ni cyiza. Yesu ashimwe. None reka mbabwire ikintu kibabaje, nuko iki gice kidafite akamaro kuruta ibindi aricyo duha igihe kinini mu buzima bwacu kuruta ibindi. Buri iki gice kizajya ahantu bashyiremo ibitaka, bashyireho n'umusaraba, iby'iki gice kizaba kirangiye, ariko uyu muntu ntabwo ajya apfa. Uyu muntu niwe uzabona Imana bitewe n'uburyo abana n'Imana biciye mu mwuka we. Yesu ashimwe. Ikintu kibabaza, duhora twita ku nkweto twambaye, tukita kuri marike zigezweho, amasaha ahenze, tukita ku byo twariye n'aho twasohokeye, tukita ku mato twagiye gutembereramo, tukanezeza umubiri, ariko tukibagirwa ko iyi character ikeneye kugaburirwa. Yesu ashimwe. Nkuko urya umuceri n'ibirayi n'inyama ukarya aliment complet, indyo yuzuye, n'uyu muntu hano akeneye indyo yuzuye. Yesu ashimwe. None uyu muntu wahangaho ikintu cyonyine yakira ni match ziri kuba muri icyo cyumweru, ntabwo azahana ijambo ry'Imana ribarizwa, baramusomera gusa barangiza bakitahira iby'aba papi na ba Eric. Ugasanga uyu muntu afite ikibazo. Niba udasoma ijambo ry'Imana, niba utumva indirimbo ziramya Imana, niba YouTube channel yawe ibamo ibintu byo guteka gusa cyangwa ibintu bitazigera bikuza ubugingo bwawe, mukuri turakubona hano ko wakuze, ariko hanga ushobora kuba uri kuri bibero. Uri uyu ahangaha rero niwe ugena ukubaho hano n'ukuba hano. Uyu nguyu kubera urwego rw'imitekerereze ye bigena ibyo arya kugira ngo ashepinge umubiri uko abishaka, bikagena n'ibyo aho umwanya kugira ngo abashe kuramya Imana. Utaramya Imana afite ikindi kintu aramya. Kera habagaho ibigirwamana, ariko n'amafaranga ajya bikigirwamana, na filime ibikigirwamana, na telefone ibikigirwamana. Nibona mwese ko muri ahangaha uwabaka telefone amasaha 28 nibwo mwamenye uburyo telefone yabaye ikigirwamana. Ako arumenya hari umunsi umwe tuzakora nk'amasengesho y'iminsi 2 yo kwihiriza telefone. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma ibice 12 ngo duhindure imitekerereze ije ku rwego rwa Kristo. Yesu ashimwe. Uyu muntu wahangaha iyo atagaburiwe neza, amarangamutima ye agwa kubyira ari ry'akanya gato n'ibyizashira. Yesu ashimwe. Uyu muntu wahangaha mukuri niba ndeba filime nkareba ama episode 15, ninjya gusoma Bibiliya umurongo umwe urahagije kuba ndi kwayura no gusinzira. Ariko ikintu kimbabaza ni kimwe, nuko twitoza ku bintu bidushobora kudufasha kubaho hano kuruta kwitoza ku byashufasha kuba hangaha. Ngiye kubabwira ariko simuvuge ko mbatutse. Hari abantu tugenda twarapfuye kandi duhagaze.
reka mbere ku rugero. Umwuka muhumeka uramutse umvuyemo, ubushagaga n'ubushongore bwose mfite ntabwo bwabucyongeye kubaho. Banjyana hehe? Hano haba rusororo habiki. Bajyana kuri cimetière. Ni ukuvuga ngo uyu mwuka muhumeka uramutse ntawo ngifite, bivuze ngo ntacyo ndicyo. Yego. Ahanga niho umuntu agira ikibazo bakamujyana kumuvuza mu mutwe cyangwa akajya mu apsikologe. Sibyo? Bivuze ngo agapiyo kamwe gasutse mu mitekerereze yanjye nakwitwa umusazi. Umusazi bamujyana hehe? Bamuhirinda abantu bari normale, bamujyana aho abantu batari normale kameme. Bivuze ngo ntabwo mba nyiri normale. Iyo mvunitse akaguru cyakoze bashobora kundinda kugenda n'amaguru, ariko ibindi bintu byose nshobora kubyatendinga kandi ubuzima bugakomeza. Sibyo? Ngo ibi bicuko ari bitatu havuyemo kimwe ntabwo mba nyiri ngewe. Ntabitinzeho ngaho tekereza nawe umuntu wikorera siporo gusa akarya indyo yuzuye akita kuri iki gice cyonyine. Iki ngiki cyo byanze bikunze iyo utagihaye Imana ngo ikekipe, Satani arakekipa. Uko wakwigira kose iki ngiki nta mahitamo bufite, kuko ukuntu duteye n'ukuntu Imana yaturemye ntabwo dukunda kuba twenyine. Iyo umuntu rero ari wenyine ashaka ibintu bituma ahuga, ikintu kizakwereka uwuriwe ni ibintu ujyamo iyo uri wenyine, ibyuha umwanya uri wenyine. Yesu ashimwe. Iki ngiki byanze bikunze iyo turi gusenga tubwira Imana ngo yeze ubugingo bwacu, tuba turi kuyibwira ngo Mana aiza imitekerereze yacu, eza amarangamutima yacu, weze n'ubushake bwacu buhure n'umugambi wawe. Yesu ashimwe. Iki gice nicyo kizabona Imana. Iki gice kidufasha cy'umwuka, kidufasha gusabana n'Imana, kikaradufasha gukomeza kuba hano muri iyi si. Ariko ubundi iki gice nicyo kizabona Imana. Iyo bavuze ngo tuzazuka, ntabwo ari uyu mubiri. Umubiri Kristo avuga ntabwo ari uyu nguyu twambaye, kuko uyu nguyu tuzawusiga hariya hasi. Yesu ashimwe. Kuko iki ni igitaka, ijambo ry'Imana rivuga ko tuzasubira mu gitaka wavuye. None ikintu kibabaje giteye agahinda, umwanya wose tumara aha ngaha, mirongo 70% y'abantu benshi ibyo bakora byose babikora hano kubera ko iki gice cy'umubiri ni igice umuntu wese abona. Usanga abantu benshi batabaho ubuzima bwabo, baho ubuzima bushingiye kuko abandi babona ibintu. Ugasanga rimwe na rimwe n'ibintu utemera wisanga ubikora waraguye mu mutego wo kubaho ubuzima bw'uko abandi bantu bemera ibintu atari ko wowe ubyemera. Ugasanga umuntu urugeraguza urukweto rw'amayero 200 mukuri economically ubushobozi bwe ntibubimwemerera, ariko kubera ko yabonye Erika rwambaye akarugura. Mukuri ntazi Erike niba hari ahantu yagiye kuyaceshereza bakayamuha, niba hari umuntu yasekeye wenda cyangwa Sylvie hari umuntu yasekeye akayamuha akarugura, akagira ngo ntamenye situation yayakiriyemo. Ugasanga ubayeho ubuzima bwo gupretendinga, bwo kwibeshya, uzingura abeshya abandi nyamara no uri kwibeshya. Yesu ashimwe. Nta muntu mu ijuru bazahembera ko yambaye costume nyinshi ku isi. Nta muntu mu ijuru bazahembera ko yari ibitoki n'ibirayi byinshi, cyakoze bazagwembera kuri muntu runaka. Yesu ashimwe. None bene data, dukomeze twite kuri iki gice aho kwita kuri iki. Nkuko nababwiye guys, reka mvugane n'abajene gato. Buriya ikintu umuntu atindamo nicyo asa nacyo. Ikintu umwanya nubwo waba utabizi kikurusha imbaraga, kikurusha imbaraga nubwo utabizi. Icyo kintu umwanya rero, reka twongere twibukiranye. Umwanya wose uzamara kuri iyi si, umuntu atakundi ni segonda ku yindi, uzongera uguca imbere y'Imana, uguceho uri Imana, uyisobanura nota ni segonda icyo wawukoresheje. Twese niko bizagenda. Uri ngo imyaka yose maze ngo Imana ibyo yabishobora. Niba Felix ashobora gukora video y'amasaha 5 akayikoramo video y'iminota 5, Imana ishobora kubikora mu isegonda rimwe, ubuzima bwe bwose kabikunyujuje imbere kandi bwose ukabamaze kwemeranya nayo. Nta mwanya izajyamo wo kujya mu rubanza, izakwereka wicira urubanza umenya aho ujya.
none rero bene data, Mose yajyaga ajya guhura n'Imana ngo yaza Abisirayeli bagatinya kumubona mu maso, kubera ko mu maso yabaga hari kurura bagenana, kubera ko yabagirize igihe kinini amaranye n'Imana. Waretse ugatindana n'Imana, wamara gutindana n'Imana, ubuzima Imana izaguha bukazajya butuma abantu batinya no kukureba. Uzi ko hari ibintu abantu batakubwira bitewe n'ukuntu ubaho. Yesu ashimwe. Bene data, umubiri ni ubusa, umubiri ni ubusa uzabora, ariko twite kuri iki gice. Niba ureba filime nyinshi, ubwo icyo ufite mu bubiko bwawe ni filime. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo rye mu mutima wanjye ngo kugira ngo ntazagucumuraho. Bivuze ngo uko ugenda usoma ijambo ry'Imana kenshi, uko ugenda wumva ibintu by'Imana, ntawe ukubwiye ngo uzajye ubyumva ubiboroke. Harabibwira ngo kubyumva no kubiboroka ukabifata mu mutwe. Oya, ujye ubyumva iyo hari situation uhuye nayo, ikeneye icyanditswe wibitsemo, cyanditswe cyakugiyemo, byanze bikunze kirazamuka. None se nikiba kidari hazazamuka iki? Amen. Biranangaza iyo turi kwiga, iyo ufite ikizami usoma amapaje 200 kandi ukanahangayika kubera amanota azarangirira ku isi rimwe na rimwe uzanayabona ntukore ibijyanye n'ibyo wize. Ariko twavuga gusoma ijambo ry'Imana biro tukabishyira ku ruhande. Yesu ashimwe. Mwarangiza mwaza mu rusengero ngo ntago turi gufashwa. Urafashwa ubivanye he ko ntabyo ufitemo? Ko umuntu afashwa n'icyo asanzwe afite. Ngo runaka ngo yabwirije nabi, ahubwo niwe wumva nabi kuko ikintu ufite gituma umwumva ntacyo ufite. Yesu ashimwe. Nujya gusangira n'umuhinde uzadiri kubera ko ibiryo byo biba mu rusenda rwinshi, ariko ikibazo kizaba gihari si umuhinde wabitetse, niho uri kubirya udasanzwe ubirya. Ngo ko Mana yanjye, reka rero mbabwire ikindi. Hari abantu iyo tuje hano mu rusengero, hari abantu bibonera ibindi bitewe n'ibyo babitse muri bo. Yesu ashimwe. None rero bene datareka mbabwire, umurimo w'Imana ni ukutweza, yamara kutweza ikadutunganya, yamara kudutunganya ikadukoresha, yamara kudukoresha ikazatujyana mu bwami bwayo. Yesu ashimwe. None rero dukomeze tubeho nkaho ijuru ridahari, dukomeze tubeho nkaho ubuzima bwacu buzarangirira ku isi. Yesu ashimwe. Umugabo umwe yajyaga ibintu bya Mwuka Wera, akajya avuga ati ariko ibyo bintu bamutubwira ngo Mwuka Wera ni bwoko ki? Munsi umwe Mwuka Wera aramugendera ari wenyine, nta n'umuntu n'umwe barimo baravugana, ararira amarira atigeze abaho ku isi. Arangije Mwuka Wera aramuryohera kugeza ubwo yanditse igitabo cyita Good Morning Holy Spirit. Waramutse Mwuka Wera. Uko yabyukaga mu gitondo ngo waramutse Mwuka Wera, umeze ute? Nyine akamuvugisha mwegeranye kubera ko yumvaga muryoheye. Yesu ashimwe. Dore twese iyo tugiye kubyuka, ikintu cya mbere tureba hari abantu baba expert mu gufata amakuru mbere yuko akora ikindi kintu cyose. Akaba afite nk'iminota 30 yo kumenya uko isi yaramutse, kugira ngo amenye uwapfuye, wagize ute. Munsi bine Elizabeth apfa yarayibeje bitinzeho gato, ariko none hano hari n'abandi bantu b'abana beza bazi kumenya indirimbo ya gospel igisohoka ako kanya. Bikumva ko twese dushobora guhura kuri social media, ariko umutima utandukanye. Naho kuba ukoresha social media, njya kubona nkumva Silver arambwiye ngo indirimbo iraje ngo imaze ngo amasaha 2. Ye uhora uregeye utegereje ko iyo ndirimbo isohoka barabikubwiye. Amen. Hari n'abandi rero bahora baregeye bafite ibindi bategereje. Ariko bene da, reka mbabwize ukuri, mu myaka dufite, mubwiriza aravuze ngo wa musore ishimira ubusore bwa iminsi mibi itaraza. Ubu ngubu reka mbabwize ukuri, Felix turi inshuti, ubu hari ibintu ubona ukahita ubindekera ukavuga ati ngiye iminsi yaratangiye. Sibyo se? Ari ukuntu twa turimo turasirimba mama gusirimba, ariko nkajya mbona ari gushyiramo akantu ko kuba yitonze, nta wamenya, on ne sait jamais. Kubera ko induka. None bene data, duhitemo
kuhatwika hashye mu isi y'umubiri akongoke natwe dukongokane naho. Muririmbyi mwarembye ngo Yesu ni sawa iby'isi ni ubusa ntibakagushuke. Amen. Kana ku musozo Abaroma ibice 6:20-23 baravuga ngo ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Kwakira imbuto y'Imana bidusunikira mu kwezwa kukazadufasha kwakira ubugingo buhoraho. Amen. Ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu Yesu. Amen. Iya ibanga riri mu kukubaha Imana no gushaka Imana suko ibyaha byashize, suko binoroshye kubyirinda. Ariko hano harimo abanyeshuri, nta muntu n'umwe ujya ku ishuri azi neza ko azi rusa, sibyo? Bivuze ngo ujya kuvuga ngo ngiye kwiga. Felix afite imishinga, umubarije akubwira imishinga iri mu myaka 10, ariko mukuri umubajije 100% ejo uzaramukuri muzima. Nta kwiteza campus. Bivuze ngo ubuzima bwacu bushingiye ku cyizere. Iyo umuntu atakaje icyizere mu buzima ni nkaho aba yapfuye. None Imana igusaba kuyizera. Uziko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu utizera Imana ashobora kwinezeza. Ibintu bigaragaza rero ko wizera Imana ni uburyo ubaho n'uburyo ufata ama decision. Amen. Ibintu turimo by'ikirokore ntabwo ari uko ari byo bintu biryoshye bibaho. Birahari ibindi byinshi biryoshye. Ubusugira ngo Theo ubu ngubu ntafite ahantu yakagombye kuba yaraye ari muri hangover kandi yumva biryoshye. Ariko hari ibintu dusigaye dukora kugira ngo ikigare duswate tukireke. Ese ashimwe. Ugasanga ndashaka kugira kwafe nk'iya Emmanuel. Bikumva? Emmanuel yakwafe kugira ngo ayigire muri NBA baramwishyura. Amafaranga bamwishyura ntagira ingano. Ngiye nkashaka kuba nka Emmanuel. Ese ni ryari nzaba ngiye ubundi? Usanga hari abantu dushaka kuba nkabo, ni ryari tuzaba twebwe? Riko wene yaravuze ngo nta kintu gifite agaciro mu buzima nko kumenya imigambi Imana igufiteho. Ngo ariko ngo nta n'ikintu gishobora kumungana n'igihombo giterwa no kutayimenya. Abantu benshi bakijijwe bakuze bakunda kwanga iyo mbimenye. Ushaka kubaho nka runaka, ugashaka kubaho nka runaka, ubundi wowe uzaba wowe ryari? Uzaba wowe ryari? Kadusoreza ahangaha. Imana byose yarabitanze, yatanze impano ikomeye iruta izindi. Niwe wo kuyakira no kuyiha agaciro. Ariko nutayakira bizamera nk'ibya wa mukobwa bazaniye keke harimo urufunguzo rw'imodoka. Arangije avuza induru arayanga kuko yabonaga isuzuguritse. Nkuko Kristo mu buzima bwacu cyane cyane abajene ni ibintu bitagezweho bitanaryoshye, ni ibintu bitari sawa. Ariko nyuma musore yaje gufungura keke amwereka ko harimo kontake. Arangije ayihereza undi. Uyu munsi agakiza ntabwo ari imikino. Turakumva ari ibintu bakuremo cyangwa uzuri gutamporiza kugira ngo amasaha agende. Ubu abantu bangana gutya baje gutamporiza babuze icyo bakora. Imana iragukeneye. Ufite n'ubuntu bw'ibintu kuba wabyumva. Hari abantu bajya bavuga ngo ntago bazajya baza kumva ngo ibintu byinshi kuko ngo bamenye ngo ahumvise byinshi bazabazwa byinshi. Nibyumvishe birahagije kandi naho Imana yagusanga ikubwire ntiyahabura. Imana yarebye Petero ibona nimuhamagara ngo aze izamugira umuvuga butumwa ntazaza kubera ko urwo rurimi ntago yari kurwumva. Yesu aramureba aravuga ati umuntu akubise indobani inshuro nyinshi, nimuhamagara ngo nzamugira umurobyi w'abantu, nihazamo ijambo kuroba araza.
uko wamera kose, wakwijijisha ngo ntiwumvishe ijambo ry'Imana, ngo bavuze ibintu utumva, Imana ifite rangaje izi kuvugamo ukayumva, kandi izi neza kuba wayumvishe, wakwirengagije. Ushobora kunjijishwa ngo ntago numvise, ariko Imana iziranye n'umutima we kuba wumvishe. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana bavuga ngo ubibira mu mubiri azasarura kubora. Dukomeze dutwike birangirane n'ubuzima bwacu natwe twakongotse. Ukuzimu kuriho, kurimbuka kurahari. Kaduhaguruke, kansaba abajene bose baze hano imbere. Kwihangana nati kubera ko baga ntari buze kubisigarana. Abajene bose baze hano imbere. Bagiye ducurangira indirimbo ivuga ngo Yesu niwe superstar. Kugira ngo tubabwire Yesu niwe mustar uruta abandi. Abastari